Umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda ngo ubona inzira yo guca ruswa mu Rwanda ari ugusobanurira abaturage ko bagomba guhabwa serivisi bemerewe nta kiguzi kuko ngo akenshi biterwa n'ubujiji. Rimwe na rimwe hari igihe haba ari ikibazo cyo kutamenya cy'ubujiji cyangwa se cy'imyumvire. Icyo ngicyo iyo gikemutse n'ibindi biba biriho bigenda bikemuka. Cyane kandi twaje kubona ko no mu bindi bihugu bikunze no kutuza imbere bijya bigaragara ko bijya birwanya ruswa kuturusha. Ikintu tujya tubona abakoresha gikomeye ni ukugaragaza neza serivisi ugomba umuturage, uyimugomba ninde, ayimuha ryari kandi gute. Ibyo byagiye bifasha ku buryo iyo umuturage umaze kumubwira uti iki ni uburenganzira bwawe, ndumva nta wamukanga. Kuri Transparency International Rwanda ngo ibihugu bizi imbere y'u Rwanda mu kurwanya ruswa nuko abaturage babyo baba basobanukiwe n'uburenganzira bwabo mu bijyanye no guhabwa serivisi. Uyu muryango uboneraho gusaba abaturage gukanguka bakamenya uburenganzira bwabo. Buri munyarwanda wese yaba utanga serivisi yaba uyisaba amenye ko ruswa ari icyaha kitihanganirwa kandi rwose gisenya igihugu. Noneho twese tugira uwo muco wo kutayihanganira. Nturebe wabikoze cyangwa uwo bivugwaho, reba icyakozwe cyangwa ikivugwa. Ntumwihanganire na gato niba utafite n'ibimenyetso. Hari ruswa uba ubona ko ihari ariko ukabura ikimenyetso wajyana imbere y'umucamanza, nibura muhagarike muri ako kazi yakoraga. Turabasaba rwose kumenya uburenganzira bwabo, akanga kugura ikintu yemerewe n'amategeko, ariko nawe ntashake no kugura icyo amategeko atamwemerera, kuko umunyarwanda rwose wese amenye ko ruswa niba ifite n'ikintu imufasha gito cyako kanya ariko iramusenyera igihugu mu buryo ariho ahemukira abana be azabasiga mu gihugu kidafashe. Ibi bivugwa n'uyu muryango babihurizaho na polisi y'igihugu nayo ivuga ko hakwiye gukorwa ubukangurambaga abaturage bagasobanukirwa n'uburenganzira bwabo. Ubufatanye bwacu na Transparency ntabwo byatangiye none, ibisanzweho baradufitanye n'amasezerano y'imikoranire MOU. Ikigamijwe ari ukugira ngo dufatanye kurwanya ruswa, muri rusange, ariko noneho tunibande n'umubo dushinzwe na polisi. Transparency rero ibona amakuru menshi avuye mu baturage hirya no hino, iyo dufashe tukabona ku gihe dukurikirana neza abo bireba. Ubufatanye bw'uyu munsi rero ni ubukangurambaga, ni kimwe muri tools cyangwa mu bikoresho dukoresha kugira ngo tuyirwanye, ariko sibwo byatangiye. Ubukangurambaga icyo buzadufasha rero nuko tumenyekanisha neza inshingano n'ububasha bw'umugenzacyaha, ariko tukamenyekanisha n'uburenganzira bwa buri muntu. Polisi y'u Rwanda ivuga ko imikoranire yayo n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane uyifasha muri byinshi kuko abaturage bawuha amakuru kurenza uko bayaha polisi, ibintu ngo babona bibafasha gukora neza mu kazi kabo ka buri munsi. Olivier Agena, Royal TV.